tekereza wa muntu ujya utuma buri gihe iyo umwibutse umunsi wawe ugenda nabi, wa muntu buri gihe uko umutekerejeho ugafata umwanya wo kwicara ukamutekerezaho, wa muntu umunsi wawe ugenda nabi. Numara kumutekerezaho ushake iki? Agakayi. Ushaka agakayi, ushake agakaramu. Ngewe mfite noneho na board uyu munsi ndaje tugira utuntu twikorera. Hello my beautiful family, welcome to my YouTube channel. Uyu ni Rusaro Dear Sister, n'ubundi nk'ibisanzwe nkunda family dramas. I love them so much. So mbahaye ikaze. Uyu munsi rero tugiye kwikoramo umurimo w'imbere hehe mu mutima. Nimba hari umuntu wagiriwe ubuntu uyu mwaka, nimba hari umuntu wagiriwe ubuntu, ariko by the way, Merry Christmas and Happy New Year. Umwaka mushya muhire, Noheli nziza ku bantu bayikunda banayizihiza. Mva uzika ko kantu nari nkibagiwe n'ukuri. Umwaka uri kubagendekera, ndabizi neza ko byari byo byose Imana ibarinze. So nandi kwabwira ngo nimba hari umuntu wagiriwe ubuntu uyu mwaka bwo kugira gute, bwo kwakira healing, gukira mu mutima, kubabarira abantu bagiye bambabaza, kurenga ibintu byinshi uyu mwaka, nimba hari umuntu wagiriwe ubwo buntu nanjye ndimo. So byagenze gute, byaciye mu zihe nzira, niko ushobora kumbaza. Nanjye ngiye kubafasha uyu munsi kugira ngo mbereke inzira nakoresheje, tekinike nakoresheje kugira ngo hagira abantu tubabarira. Cause guys, ntago turi bwinjiye muri 2026 hari imitwaro duhetse, hari imisaraba imwe n'imwe tugomba gusiga muri 2026. So guys, nkuko nabivuze rero, hari imisaraba tugomba gusiga muri 2025 my dear, kugira ngo umwaka wa 2026 uzakuryohere. Hari ibintu ugomba gusiga inyuma sweetheart. Nimba hari ikintu gituma umuntu ubuzima bumugendekera nabi bukamubihira, ni ugukomeza kubika ibintu byinshi biri ntago navuga ngo ntago biri necessary, kubera ko amarangamutima yawe, your emotions matters to me. Ntago navuga ngo amarangamutima yawe ntago ari necessary, uko wiyumva ntago biri necessary, and nukuri ndakumva ukuntu wiyumva, kuko kubwira umuntu ngo babarira umuntu urugero wagufashe ku ngufu ntago ari ibintu byoroshye pe. Nta nubwo ari ibintu wabyuka mu gitondo guhita uvuga ngo ngiye mbabarira umuntu wamfashe ku ngufu. Ni urugendo, ariko urwo rugendo basi iyemerere ko uyu mwaka tugiye kugira portion, tugiye kugira akantu gatoya turi bukureho. Uyu mwaka dufate uburibwe bwose ufite, ingano y'uburibwe ufite, tugira akantu gatoya dukuraho, kugira ngo uko basi imyaka igenda ishira, uko iminsi iri kugenda ishira, tugende tugabanya imitwaro kugira ngo imyaka igende tubera myiza kurushaho, igende turyohera kurushaho. N'uwango iyo ubabaye, iyo reka nkubwize ukuri, uriya muntu wakubabaje ashobora kuba yiryamiye asinzira. Niko kuriho, ariko kubabaje bishobora kuba nta kintu bimubwiye. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, ntabwo ikibazo ari icyuko nta kintu bimubwiye, ikibazo ahubwo ni uko ngewe cyangwa wowe. So guys, rero ikintu cyafashije muri uyu mwaka kugira ngo ndeke ibintu byinshi, mbabarira abantu, ndeka abantu nagiye ndakarira cyane cyane mu bwana, kuko nimba hari ikintu kigize imitekerereze yacu n'uburyo tubona isi, n'uburyo twitwara, n'uburyo tureactinga ku bintu, cyane cyane uruhare runini ni urw'ukuntu twakuze, ni urw'ibintu twabonye turi abana, ni urw'uburyo imyaka yacu ya mbere y'ubuzima yagenze. So haba harimo, iyo ufite ibikomere bya kiriya gihe birakugora cyane no kwizera abandi bantu, birakugora cyane kubona abandi, kugira ama relationship kuvugisha cyangwa yakwereka attention gatoya bitanamusabye kuguprovingira yuko ari umuntu wo kwizerwa, ukisanga wacubiyemo, wamuhinduye inshuti yawe. Hahandi usanga umuntu arema inshuti mu iminsi ibiri yonyine, ukaba wagize umuntu magara ntunsige, umuntu akaba yaguhindukiye ukaba wamubwiye ibintu byawe byose, ni ikibazo gikomeye. So uyu munsi rero ngiye kukubwira ibintu bibiri byamfashije kwakira healing. Icyambere ni ubuntu bwa Kristo pe. Kristo yangiriye ubuntu uyu mwaka, yaramfashije cyane gusenga, byatumye nkinguka umutima, ntangira no kugenda
nshaka kubohoka, nshaka kurekura ibintu byinshi kuko numvaga bimvuna. Rero Imana ishimwe cyane kuko yaramfashije, credit goes to Jesus. Icya kabiri, ubwo icya mbere prayer, kugira umwanya wo gusenga, kugira umwanya wo kuba imbere y'Imana kandi mwinshi, kandi ugasenga utabeshye, udakinze umutima, ugakingura umutima ukayereka, ukayibwira Mana uyu muntu byarananiye kumubabarira, uyu muntu yarambabaje, yarankomerekeje, God please help me. Iyo ni inzira imwe. Inzira ya kabiri rero ari nayo nazaniye iyi body uyu munsi. Inzira ya kabiri, mwa bantu, umuntu wese unzi azi yuko njyewe na agenda yanjye turi inshuti. Umuntu wese unzi azi yuko njyewe n'ikayi yanjye, umva ahantu hose uzambona njyewe n'ikayi yanjye tuba turi kumwe. Njyewe n'ikayi yanjye, umva ni magara ntunsige, ntidusigana, ndandika. Jano yanjye, umva gutya tumeze uko. Ariyo mpamvu rero uyu munsi nazanye board. Nuvuga ngo njyewe nashoboraga kwandika mu ikayi, ariko mu ikayi ntago waza kubibona. Niyo mpamvu nazanye board uyu munsi kugira ngo nze kukwereka ukuntu njyewe mbikora, kugira ngo nyine ukuntu nagiye mbikora, kugira ngo ngende ngabanya toxicity, kugira ngo ngende ngabanya uburibwe bugiye bubitse muri njye. Nimba ari ikintu gifasha cya mbere ni ukwandika. Ibi bintu ni recommendation nakuye mu gitabo cyitwa Inner Child Healing. Abantu bakunda gusoma ibitabo, abantu bakunda kwiga ibintu bishyashya, Inner Child Healing ni igitabo nakugiraho inama. So ukuntu rero turi bwandike uyu munsi, ikintu tugiye gukora, practice tugiye gukora uyu munsi, ni ukwandikira leta wa muntu wakubabaje. Irabimeze gute? Ntago uri bumwandikira umubwira ngo umubwira utuntu sweet words, no, ntabwo ari byo tugiye gukora uyu munsi. Uramwandikira uko wiyumva, uramwandikira leta nkaho uri kumubwira uko yakubabaje, nkuko waba uri kwandikira umuntu wakubabaje uno munsi, uri kwandikira boyfriend wawe cyangwa girlfriend wawe cyangwa inshuti yawe, uri kumwandikira, uri kumubwira ngo wambabaje, ibintu wakoze uyu munsi ntabwo nabikunze. Ariko mbere yuko tugera kuri iyi stage, mbere yuko tugera ku kwandika, mbere yuko tuza kugera kuri stage yo kwandika, ngiye kubanza kukubwira ikintu kimwe. Mbere y'ibintu byose, mbere yo kugira ngo wabarire abandi bantu, kwanza nimba umutari wanagera no kuri urwo rwego, ube usa nkaho ubyihoreye, nimba ariko navuga, uba usa nkaho ino step uyihagaritse ubanze ukora iyo ngiye kukubwira. Indi step ngiye kukubwira ni ukwibabarira. My darling, dukeneye kwibabarira. Kwibabarira ni ibintu ntazi ukuntu nabikubwira. We made a lot of mistakes. Tuba twarakoze amakosa menshi mu buzima. Dukeneye kwibabarira. Mbere yo kubabarira abandi, banza wibabarire. Kabiri, banza wibabarire bya bintu wishyizeho amakosa nkaho ari we watumye bikubaho, kandi umuntu nyine yarakubabaje. Hari igihe twisanga muri situation yuko umuntu atubabaza, twebwe aho kugira ngo tubibone yuko umuntu yadukosereje, ugasanga uhora umuha impamvu ibihumbi 5 zo kugira ngo umubabarire, ariko wowe wishyireho umutwaro, ugahora wiblaming. Urugero, ugasanga wa onkle wawe wagufashe ku ngufu, cyangwa wa aunti wawe wagufashe ku ngufu, wishyizeho amakosa yawe, wishyizeho nkaho yuko buriya wenda iyo nza kuba nambara imyenda itameze kwa kundi, ahari ntabwo ari kuba yaramfashe ku ngufu. That's a lie. That's a lie. Ntabwo yagufashe ku ngufu kubera ko ari wowe mubi, ntabwo yakubabaje kubera ko ari wowe mubi, nta nubwo yaguhemukiye kubera ko ari wowe mubi. Yaguhemukiye kubera nawe ibyo yarari kurwana nabyo byiwe, by'ibibazo bye ku giti cye, ibye nawe yahanganaga nabyo bidafite ahantu bihuriye nawe. My darling, ntabwo umuntu yakubabaje kubera ko ngo wari wambaye, ntabwo yaguhohoteye kubera ko ngo wari wambaye ijipo. Hari abantu nagiye mbona, abantu maze kubona abantu bavuye ku myenda y'abakobwa neza gutyo, umuntu yahindutse kaboy, yahindutse tomboy, bitewe nuko yagiriwe ihohoterwa. We muri we agahita yishyiramo ngo buriya ngo impamvu nafashwe ku ngufu ngo nuko nambaraga nk'abakobwa, ngo nuko nitwaraga nk'abakobwa, ngo nuko nasaga neza. My darling, ntabwo ariyo mpamvu. Uwo muntu niyo uza kuba wambaye iyo pantaro wambara uyu munsi, niyo uza kuba uri tomboy kano kanya, yari kugufata. Nimba yaragufashe yari kugufasha, yari kugufata n'uyu munsi. Wa muntu wagukubitaga cya gihe kwa kundi, ntabwo yagukubitaga kubera yuko. My darling, igirire impuhwe sheri wanjye, ibabarire, iyakire. 2025 tuyisoze neza wibabariye, wicara uvuga ati njyewe n'amakosa, umva n'ibintu bizi neza ko wakoze amakosa, uvuga ati okay, nakoze amakosa cya gihe, ariko ndi gukura. Nakoze amakosa wa munsi, ariko ndi gukura, narakuze. Ntabwo nziha amakosa yawe wishyizeho nkaho yuko buriya wenda iyo nza kuba nambara imyenda itameze kwa kundi,
ahari ntabwo ari kuba yaramfashe ku ngufu. That's a lie, that's a lie. Ntabwo yagufashe ku ngufu kubera ko ari wowe mubi, ntabwo yakubabaje kubera ko ari wowe mubi, nta nubwo yaguhemukiye kubera ko ari wowe mubi, yaguhemukiye kubera nawe ibyo yari ari kurwana nabyo byiwe by'ibibazo bye ku giti cye, ibye nawe yahanganaga nabyo bidafite ahantu bihuriye nawe. My darling, ntabwo umuntu yakubabaje kubera ko ngo wari wambaye, ntabwo yaguhohoteye kubera ko ngo wari wambaye ijipo. Hari abantu nagiye mbona abantu, maze kubona abantu bavuye ku myenda y'abakobwa neza gutyo, umuntu yahindutse kaboy, yahindutse tomboy bitewe nuko yagiriwe ihohoterwa. We muri we agahita yishyiramo ngo buriya ngo impamvu nafashwe ku ngufu ngo nuko nambaraga nk'abakobwa, ngo nuko nitwaraga nk'abakobwa, ngo nuko nasaga neza. My darling, ntabwo ariyo mpamvu. Uwo muntu niyo uza kuba wambaye iyo pantaro wambara uyu munsi, niyo uza kuba uri tomboy kano kanya, yari kugufata. Nimba yaragufashe yari kugufasha, yari kugufata n'uyu munsi. Wa muntu wagukubitaga cya gihe kwa kundi ntabwo yagukubitaga kubera yuko. My darling, igirira impuhwe sheri wanjye, ibabarire, iyakire. 2025 tuyisoze neza wibabariye, wicara uvuga ati njyewe n'amakosa nimva n'ibintu bizi neza ko wakoze amakosa, uvuga ati okay, nakoze amakosa cya gihe ariko ndi gukura, nakoze amakosa wa munsi ariko ndi gukura, narakuze, ntabwo nkiri wawe. So my darling, ibabarire, numara kwibabarira kandi nimba uzi ko hari naho wakosheje, ni ukuri don't play victim. Ibabarire, n'igihe kizagira tubasaba imbabazi, sibyo? Ariko for now let's do the work. So nyuma yuko tumaze kwibabarira rero, tugiye gukora work yacu. Turayikora gute? Iyi ni board yanjye. Ni nk'umuntu, ntabwo ari ngombwa ko gukoresha board. Njye nakoresheje board kugira ngo uze kubona ibyo ndi kuba ndi gukora, ariko wowe ushobora kuba ufite diary yawe. Rero nk'umuntu, nk'uko muri kubibona, ibara ry'ubururu bwijimye kabisa ni ibara ryanjye. So ushobora kuba ufite ikayi gutya, urafata ikaramu yawe nk'umuntu ugiye kwandikira leta umuntu, sibyo? Urandika uti, njyewe urashyiraho title y'ukuntu uri bwandike. Ina ha God abeg, inner child healing. Ino niyo title tugiye gukoresha. Mind you, ntabwo iyi leta tugiye kwandikira umuntu turi buyimwoherereze, ntabwo ibi bintu ugiye kwandikamo hano, nubwo ari leta ugiye kwandika nkaho ugiye kuyimwandikira. Okay, kambasobanurire. Urandika leta nkaho uri kuyandikira umuntu. Hano nushaka gushyiraho inner child healing ubishyireho, nushaka kuyandika nka leta muri ya format umuntu yandikamo leta, friendly letter, ushyireho itariki, ushyireho nk'uko wandikira umuntu leta. Ariko muri jano biragoye ko wabyandika gutyo. Akenshi wandika mu buryo bumeze nka gute, bumeze nk'uko nguko ubona ko bufite title n'ibindi bintu. So niyo mpamvu ndi kubikora gutya. Uza kwandika ahantu uti inner child healing cyangwa se kwivura ibikomere, ibintu nk'ibyo ngibyo, nta kibazo. Nurangiza wandike hello Jesus, hello ko marikeri yanjye se mbona iri ku ntego agowe. Hello my dear auntie wa wundi, izina ntago ngiye ndizi, wa wundi cyangwa auntie cyangwa uncle. Nkwandikiye for example, ni urugero, nkwandikiye iyi baruwa kugira ngo nkumenyeshe ko wambabaje, wambwiye rya jambo. Ubwo ni kuri bukomeze wandika, wambwiye rya jambo ABCD, wambwiye urugero, wanyise ako bike mfite noneho nibitangaza, wanyise. Urugero ni ijambo ribi abantu bakunda gukoresha, niryo ijambo ngiye gukoresha aho urugero. Ijambo ribi cyane ntakagire n'umuntu uribwira undi muntu. Wanyise urugero ikinyendaro.
birambabaza and so on. Wanyise ikinyendaro birambabaza, ibintu nk'ibyo ngibyo byatumye niyumva gutya. Ushyiremo uburyo byatumye wiyumva, byatumye numva nta gaciro mfite, and so on and so forth. Ushyiremo ukuntu byatumye wiyumva, byatumye numva nta gaciro mfite, byarambabaje ku rwego rw'uko iyo nkubonye numva ntashaka kurebana nawe. Ushyiremo amarangamutima yawe yose. Mind you, ahangaha ni hahandi niwumva ushaka kurira, don't stop. Niwumva ushaka kurira urire, niwumva ushaka kuboroga uboroge, anything, scream out loud, nta kibazo. Ukore buri kintu cyose ushaka, ntuze guhisha ikintu na kimwe, ukuri kubwiyumve mu mutima. Wandikemo byatumye numva nta gaciro mfite, byatumye numva utubaha ababyeyi banjye, byatumye numva imbere yawe ngaragara nkaho ntacyo maze. Nurangiza ushyiremo n'ukuntu byakwafekse mu buzima, effect. Ariko ahari nashonje. Effect byagize izihe effect ku buzima bwawe? Ni iyihe effect byagize ku buzima bwawe? Nabyo ubishyiremo. Byatumye kubera ukuntu wanyise iri zina, cyangwa se kubera ukuntu wampohoteye muri ubu buryo, kubera ukuntu wankubitaga, byatumye nkura bimeze gutya na gutya. Byatumye wenda nkura nta cyizere nigirira, byatumye nkura numva abantu batankunda, byatumye nkurana agahinda gakabije kubera iyi mpamvu iyi. Nurangiza kuri final umaze kubyandikaho byose, aha ni hahandi urira, ni hahandi umutuka, ni leta uri bushyiremo ibintu byawe ushaka. Nushaka kumutuka nushaka kumutuka umutuke, nushaka gushyiramo bya bintu byose wumva wamubwira mubaye muri kumwe, ariko utatinyuka kumubwira kubera iki? Kubera icyubahiro umugomba, cyangwa se kubera iyindi mpamvu iyo ari yo yose. Kuko ntago nkutumye kugenda ngo utinyuke anti wawe, ntago nkutumye kugenda ngo utinyuke umuntu ngo ugende kumubwira ngo twagiye dukora. Hanyuma numara kubyandika gutya hasi, nyuma y'uko ushyizemo effect n'uburyo bwose wiyumvaga, uraza gushyiraho iki? Urahita ushyiraho uti yes, hey, ikaramu n'ibitangaza, yes, warambabaje, ariko from now on, guhera uyu munsi, I forgive you. Fake it until you make it. This is declaration. Ni ibintu tugiye kudeklara until umutima wawe ubohotse. Sibyo? Numara kwandika ibi bintu byose, warize, wakoze ibintu byawe byose, uzi ikintu uri bukore? Uri bwandike uti rero, warambabaje, watumye numva meze gutya na gutya, ubwana bwanjye bwarangiritse kubera ko byagenze uko, kubera ko wari umubyeyi wanjye ariko ntunyiteho uko bikwiriye, kubera ko wanyabuzinze muri ubu buryo, ariko from now on ntago nakomeza kwikorera uwo musaraba, kuko mfite ibintu byinshi ngomba gukora, kuko mfite ibindi bintu byo kwitaho, kuko mfite umuryango wanjye ngomba kurema, ngomba kubera umuntu mwiza. So ntago nakomeza kubyikorera, mpisemo kukubabarira, not because you deserve it. Ntago ari ngombwa yuko ababikwiye cyangwa uba wumva ko abikwiriye, ahubwo kubw'ineza yawe, kugira ngo tugire ibintu dusiga muri 2025 twigendera. 2026 tugomba kuyibamo neza kandi tutikoreye abantu. My darling, kubabarira abantu ntago bifasha bo, bifasha twebwe, bifasha njyewe, bifasha wowe. Iyo umaze kwiga kubabarira umuntu, at least reka hagira aga portion kavaho. Uyu munsi ndabizi ko ushobora kudahita wumva, ntago mvuze ko bibube uri buhite wumva umubabariye 100%, no, ariko ndavuze ngo hari umuryango biri bukingure, hari portion y'uburibwe iri buveho. Trust me, wowe ubigerageze, wowe ukora iyo practice, ubikore gutyo navuze, hasi uze gushyiraho yuko umubabariye. Niyo waba wumva ugikomeretse, ugifite uburibwe, ushyireho kumubabariye. Soze mvuga ngo ntago kubabarira umuntu, forgiveness and reconciliation ntago ari ibintu bimwe. Kubabarira umuntu ntabwo mvuze ngo wongere ugende wiexpose kuri wa muntu waguteye ibikomere, kuko ashobora kongera kugukomeretsa. Ushobora no gusanga atanifuza ko mwiyunga, cyangwa nawe ubwawe wumva wowe ndi gushaka ko umubabarira. Nicyo kintu ngambiriye, kugira ngo tubabarire umuntu watubabaje. Nyuma yaho reconciliation ni ibiri ngombwa nayizazaho, ariko for now reka tumubabarire, twibabarire twebwe ubwacu. Ahubwo ibi ngibi turabikora for our heart. Hahandi ufata deep breath, hahandi wiruhutse ukavuga
hari ikintu nagezeho, umutima wanjye wararuhutse. So my darling, my beautiful family, ndabakunda cyane. Mu gihe wakuze nta muntu ukubwira ko agukunda, reka mbikubwira uyu munsi, ndagukunda, ndagukunda pe. Nimba warakuze nta muntu ukubwira ko ugukunda, uyu ni umwanya wo kugira ngo wumve ko abantu muri community yanjye, I love you so much, I love you. Umva bafite urukundo rwinshi cyane. Hanyuma umuntu utari wakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo gukora subscribe. Abantu mujye mukora subscribe, musharinge, mushyigikire. Umva nyine ubufasha bwanyu sheri. Kandi ni ukuri iyo upostinze video yanjye hari undi muntu ushobora kuyibona. Abantu bafite ibibazo byinshi, abantu barakomeretse ku buryo bukomeye, kandi abantu so guys ndabakunda cyane. Hanyuma ikindi, ibi bintu wanditse nushaka kubigumana muri agenda yawe, uze kubigumana. Niwumva kuri njyewe akenshi iyo maze gukora iyo practice, ibintu nanditse ndabifata nkabica nkanabitwika, chapter nkaba ndayifunze, nkazafungura indi chapter. So rero numara gukora ikiri bukorohere, ikiri bwumve kiri comfortable kuri wowe. Niwumva uri comfortable kubigumana, it is fine. Niwumva uri usabwa kubijugunya, it is well and okay. Ukora ikintu kiri bukubohokere, ariko iyi ni practice umuntu adakora yifunze umutima. Bohoka umutima, uraba uri wenyine, ujye mu cyumba cyawe wenyine, si ngombwa kubikora harari n'abandi bantu. Ujye mu cyumba cyawe ukora ibi bintu, urire, wipfume, ukora ibintu byose, but it will heal you, I know. So ku bantu bakunda gusoma ibitabo, nabivuze, Inner Child Healing ni igitabo cyagufasha cyane, cyakwereka n'izindi practice ushobora gukora hirya y'iyi ngiyi. So ndabakunda cyane, mwibuke gushyiramo amarangamutima yanyu yose muri comment, nzabone basi hari umuntu wabikoze ambwire ngo ibi bintu nabikoze byagenze gutya, adusharing experience yagize nyuma yo gukora ibyo bintu. So guys ndabakunda cyane, wumve ngo nkuko nabivuze ndabakunda cyane. Yaba wowe wakuze udafite ababyeyi, yaba wowe wari ubafite, yaba wowe byagendekeye gute na gute, inkuru yawe mva I can relate, nshobora kuyumva, icyo wambwira cyose nshobora kukumva pe 100%. So I love you guys. Subscribe, share, comment, like, everything. Love you guys.